Amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi ba channel yacu umupira Rwanda ngiye basuza nitwa Pacifique Mbuto y'urukundo ni ngiyewe mugiye kubana muri kano kanya mu makuru agezweho mu ikipe ya PRFC amakuru agezweho kuri kano kanya na makuru y'ingenzi yihutirwa ku bakunzi b'ino kipe ingabo z'igihugu mu gihe irimo yitegura umukino bagomba guhuramo n'ikipe ya Hilal hari mu gihugu cya Sudani imwe mu makipe akomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika na makuru buri wese agomba kumva, buri mufana wa PRFC buri mufana wa Hilal umukunzi w'imikino hano mu Rwanda wese agomba kumva kuko na makuru agomba kuzagenderwaho kuri match afite ejo match bazakinamo n'ikipe ya Hilal yo mu gihugu cya Sudani ariko ikaba irimo ikina shampiyona hano mu Rwanda mu gihe ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kutorohera amakipe yahara mu gihugu cya Sudani. Na makuru rero agezweho inkuru nebyiri, inkuru ya mbere ni kwitwa Kapiteni Claude niyo mugabo niyo nkuru ya mbere kapiteni w'ino kipe y'ingabo z'igihugu niwe ndaza kugakombere na mbere. Inkuru ya kabiri ni ku Umuzamu Piyeri, aba bose uko ari babiri ntago bazakina umukino w'ejo uteganyijwe ku isaha 9 bazakina muri ikipe ya Hilal yo mu gihugu cya Sudani, akaba ari ikipe ya Hilal izaba yakira ikipe ya PRFC hano mu Rwanda. Rero byumvikana ko abo basore babiri mbabwiye niyo mugabo Claude kapiteni w'ikipe ya PRFC ndetse n'uwitwa Piyeri Mario akaba ari umuzamu wa mbere nk'ibisanzwe w'ikipe ya PRFC. Abangabo babiri uko mbabwiye ntabwo ku munsi w'ejo abafana ba PRFC bazabona mu kibuga babanzamo mu bakinyi bazakina ku mukino w'ejo uzabera kuri Kigali Play Stadium nkuko naje kubabwira ku isaha 9. Ndagira ngo rero mutega amatwi mbabwira impamvu ya nyayo bano basore babiri batazakina uno mukino uzaba ku munsi w'ejo. Mbabwira ikihishe inyuma yo kutaboneka kwa bano basore babiri ku mukino w'ejo bazakinamo n'ikipe ya Hilal yo mu gihugu cya Sudani. Ariko bakunzi bacu dukomeza kubana mu buzima bugiye butandukanye, ndakubwiza ukuri ko niba wakanze subscribe ni inkunga ikomeye cyane waduhaye kandi ndabishimira rwose. Ni ibintu bitunezeza hano ngaha, dukunda abantu mudukurikira kandi mubishyiraho imitima rwose, mubishyiraho umutima wanyu, murakoze cyane rwose turabashimira. Mukande like mukunde video mbana bagejejeho kandi niba utarakanda subscribe niko kanya keza ko kuyikanda kugira ngo ujye ubona amakuru meza agezweho, ujye ubona amakuru za ndani zigezweho neza cyane, ya makuru abacukumbuye, amakuru utasanga handi kandi ubonera ku gihe na handi ro wayasanga uretsanga ku mupira rwa no hantu usanga amakuru yose abagezweho. Rero kanda subscribe ufungura akazogera kugira ngo buri nkuru nshyashya izagisohoka izagikugiraho bitabanje kujya kwisacinga muri Google cyangwa se ubanze yo gushakisha urebe uko bimeze, ahubwo wowe inkuru izagisohoka ako kanya nawe uhita ubibona muri notification zawe za YouTube ko hari inkuru isohotse ku makipe mukunda cyane ya PRFC Murera ndetse n'andi makipe menshi agiye atandukanye. Rero tugiye kuvuga ku ikipe duhera kuri kapiteni turahera kuri kapiteni Claude niwo mugabo, dukurikizeho uwitwa Piyeri Mario. Ariko mbere yuko nkomeza kuri PRFC kamanze babwire kuri no kipe ya Hilal yo mu gihugu cya Sudani nayo uno munsi yakoze imyitozo ya nyuma. Ni imyitozo ubona ko yarimo akanyamuneza, murabona abasore bayo bagiye bakomeye cyane, na abasore bamaze kumenyerwa hano mu Rwanda, bamwe mu banyarwanda bamaze gukunda. Ariko nakubwira ko umwe muri bo wamaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda bamwita Umurundi Jean Claude gira umugisha yigarurira imitima abanyarwanda bitewe n'ukunda cenga rwose, uburyo akinamo, uburyo yigarurira baro, uburyo ashimisha ababareba umupira. Ni ibintu rwose abanyarwanda bamaze gukunda, ari nayo mukinyi twavuga ko muri ano makipe muri Sudan umaze kwigarurira imitima batari bake hano mu Rwanda. Rero uyu nguyu Jean Claude gira umugisha nawe yakoze imyitozo ya nyuma yitegura umukino bafitanye n'ikipe ya PRFC ku munsi w'ejo, kandi ubona ko icyitwa forume ze zimeze neza cyane, ari forume nziza cyane byerekana ko ku munsi w'ejo azaba ahari ameze neza cyane. Se wenyine n'abandi basore bagiye bakomeye cyane barimo ba Emmanuel Foromo nabo bakoze imyitozo rwose ikomeye cyane berekana ko bameze neza cyane kandi ko biteguye urugamba rw'ejo bazakinamo n'ikipe ya mbere hano mu Rwanda ya PRFC. Dore ko umuntu avuze ko ari ya mbere atababeshye kuko niyo kipe imaze imyaka myinshi irimo yegukana ibikombe bya hano mu Rwanda, nta yindi kipe baba
barimo babihanganira, rero tukaba twavuga ko ariyo kipe ya mbere ubu ngubu hano mu Rwanda, byumvikana ko ariyo match y'umwaka igiye gukinwa hano muri shampiyona y'u Rwanda. Rero tugomba kubitega amaso tukareba uko uno mukino uzaba umeze. Rero Kapiteni Claude niyo mugabo nabwiye ko ari we ndaza guheraho, ni umwe mu basore kugira uzabone basibye imikino hano mu Rwanda. Ubona ko ari ibintu bibaga cyane, ubona ko match nyinshi rwose zino kipe y'igihugu bazikina kandi bakazitwaramo neza cyane, kuko ubona ko ari umusore cyitwa working rate ye cyakiri hejuru. Ni umusore ukora cyane, ni umusore ufashe ikipe irimo yataka, ni umusore ufashe ikipe irimo idefanda, ni umusore rwose ubona ko ari munyakazi, ubona ko akazi ke agakora bikwiye muri ino kipe y'ingabo z'igihugu. Rero byumvikana ko ari umusore kuba batazaba bamufite ejo ari ibintu bizaba bitari byiza cyane kuri ino kipe, ariko mbibutsa ko afite uwitwa Bugingo Hakimu, akaba ari umusore nawe ukomeye cyane baguze bakuye mu ikipe ya PRFC. byumvikana ko nta regression ya danger kuri uno mwanya kuri nimero 2 kuri nomero 3. N'ubundi nubwo Claude n'umugabo yaba adahari, n'ubundi Bugingo Hakimu ashobora gukina, kuko no kuri Gasogi yarakinye kandi batsinda ibitego 3. Nkwibutsa ko ari kufa rwose. Bugingo Hakimu yateye umuzamu akayikuramo ariko bigoranye neza cyane. Byumvikana ko na Bugingo Hakimu ari umwe mu bakinnyi bari bategereje kuba babona umwanya kugira ngo bigaragaze imbere y'umutoza Abdurahim Taleb utoza ino kipe y'ingabo z'igihugu. Claude niyo mugabo wenyine rero nabwiye ko yitwa Ishimwe Jean Piyeri, nyuma y'uko arase rwose igitego hara mu Bugesera, nako nyuma y'uko atsinzwe ibitego mu Bugesera, ibitego bitamworoheye. Impamvu Claude n'umugabo atazaba hari ejo nuko azaba arwaye malaria, nyuma y'uko avuye mu Bugesera yaje kuba yakwatakwa na malaria, niyo mpamvu rero azaba adahari ku munsi w'ejo. Uwitwa Ishimwe Jean Pierre Mario Garide w'ikipe ya PRFC, we impamvu nyamukuru azaba adahari ku munsi w'ejo nuko ubuyobozi bwa PRFC team manager n'abatoza bahisemo kuba bamuha umwanya wo kwitekerezaho biri mental, kuko nyuma y'uko bakinye Super Coupe ikipe ya Police FC ikabatsinda nta penalty nimwe akuyemo, kandi nk'inshingano z'umuzamu abari gupanguramo ama penalty kugira ngo yemeze abafana, kuko umuzamu sukura imipira gusa n'ama penalty babirimo, bikangira twawe igikombe kuri penalty kandi n'igitego batsinzwe ukabona ko harimo akaboko kwe, kuko ni baro yananiwe gukuvura, ni baro yakuyeho rwose arayiruka mu maguru ya Yunusu. Rero no mu Bugesera agatsindwa kuri byaje kumutera ikibazo disorder, ikibazo mental. Akaba ariyo mpamvu n'ubuyobozi bwa PRFC bwahisemo ko match ejo nawe agomba kutayikina, ubundi hakazakinishwa uwitwa Ruhamya Nyikwa Ivan usanzwe ari umuzamu wa kabiri w'ino kipe y'ingabo z'igihugu, nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Bakunzi ba umupira Rwanda rero niba bakunze ibyo twakugejejeho ndakwinginze kanda subscribe dusharinge ku nshuti zawe, ndabakunda cyane. Njye nitwa Pacifique Mbuto Rukundo. Ciao ahisa la vista, duhuze muri video zitaha.